the beat on the beat. Yes, kaze kuri Waka podcast nk'ibisanzwe, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero turagaruka dusoza ikibazo cya Yevgeny Prigozhin na Putin, tugisoreza ku ijambo rya Lukashenko nkuko twari twabivuganye ubushize. Twari twasezeranye ko Lukashenko natanga ijambo rye turi buhurire kuri iyi podcast tukabiganiraho, tukareba niki kijya mbere niki giteganyirijwe Wagner Group, ese koko barababariwe, ese business za Wagner zirakomeza zite. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, noneho tuganire dukora ubusesenguzi bwacu. Nkuko nabibabwiye, ntago byoroshye kuba wakora ubusesenguzi kuri Vladimir Putin kuko ni umuntu ugoye gusesengura ibye. Nkuko mubizi, ni umuntu ufite imibare yiye ku giti kiwe. Ntabwo twebwe hano wamenya ngo Putin araduteganyiriza ikintu, kuzakomeza tubikurikirana tukamenya uburyo biri kujya mbere, ariko aho bigeze niho tugiye kuganira muri iyi podcast. Yes, nkuko twabiganiriye rero twari dutegereje ijambo rya Lukashenko. Uyu ni perezida wa Belarus, akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Vladimir Putin. Uyu mugabo ubutegetsi bwiwe bwa Ukraine bushyigikiwe cyane na Vladimir Putin kuva kera, nkuko twagiye tubiganira mu biganiro byacu byabanje. Uyu rero niwe wagize uruhare mu guhuza Wagner Group ndetse n'ubutegetsi bw'Uburusiya, cyangwa se gukemura ikibazo cy'imyigaragambyo Wagner Group yari yatangije mu Burusiya. Uyu Lukashenko akaba avuga ko yahawe nimero ubutegetsi bw'Uburusiya, ahabwa nimero za Yevgeny Prigozhin akoresha kuri telefone. Aramuhamagara, ariko yamuhamagaye bigezaho Putin yaramaze gufata icyemezo cyo kubarasa bose, ku buryo intambara yari igiye gutangira muri Rostov nkuko Lukashenko yagiye akomeza kubivuga. Lukashenko avuga ko yahamagaye Yevgeny Prigozhin akamubwira ko byamaze kwemezwa ko bagiye gutangira kuraswaho n'ingabo z'Uburusiya, byamazwe kwemeza ko intambara igiye gutangira, kandi noneho amushinja ko ibigiye kuba byose ariwe bizabazwa, ibigiye kuba byose ari ugiye kuba intandaro yabyo, kubera ko agiye guteza abasore b'Abarusiya guhangana mu gihe hari indi ntambara bakabaye bahanganira muri Ukraine, bahangana n'ingabo za Ukraine nabo muri iyi minsi mubizi ko ziri mu bitero hirya no hino bya contre offensive yabo. Ubwo rero akamubwira ko ibyo bintu byose azabibazwa nyuma yuko iyo ntambara ibayeho, kandi nkuko twari twabivuze muri Wagner Group harimo abasirikare nabo batifuzaga gukomeza kujyana mu nzira ya Prigozhin, batifuzaga gukomeza imyigaragambyo na Yevgeny Prigozhin, bamubwira ko babibonamo ubugambanyi, babibonamo ko yashyizemo inyungu ziwe imbere, kandi babona ko agiye kugambanira ubutwari bagize ku rugamba haba muri Ukraine n'ahandi bagiye bajya muri misiyo boherejwe na leta y'Uburusiya. Ibu rero Yevgeny Prigozhin amaze guhabwa iyo mirongo itukura, yahise atangira nawe noneho kunegosiya, atangira noneho gusaba uburyo yasohoka mu kibazo. Ni gute naganira n'Abarusiya, ni gute naganira n'Abarusiya nkaba nabona uburyo bwo kuba nasohoka muri iki kibazo. Ubwo rero bahise batangira ibiganiro na perezida Lukashenko. Noneho Yevgeny Prigozhin asaba ko muri iyo mishyikirano hakwiyongeramo bamwe mu bayobozi bakomeye b'Uburusiya, hakiyongeramo ambasaderi w'Uburusiya muri Belarus, ndetse na bamwe mu bo bita aba oligarch cyangwa se abaherwe b'Abarusiya. Yevgeny Prigozhin yasabye ko nabo babigiramo uruhare kugira ngo ibyo ari buze kwemererwa yumve ko abyizeye neza, yumve ko niba bamubwiye bati jya muri Belarus wicara utuze ntago tuzagukurikirana, agire garanti, kubera ko nihazamo abantu benshi azavuga ati ntabwo ari ijambo rya Putin kuri aka kanya ndi kugenderaho gusa. Putin narihindura nawe azaba beshe bariya bose bari muri iyi mishyikirano. Ubwo rero ibyo byabaye nk'ibiha icyizere Yevgeny Prigozhin wamaze kugera muri Belarus, aho uyu perezida Lukashenko yamwemereye ko azahagirira amahoro, ndetse akaba yahawe n'ubutaka bunini barimo guteguramo kubaka ikigo kinini kizakira abasirikari 8,000 bya Wagner Group. Nkuko mubizi, Vladimir Putin yasabye abadashaka kujoininga igisirikari cya leta ko basanga Bose wabo muri Belarus. Muri Belarus rero bakaba bahawe ubutaka aho bashobora kubaka ikigo cyakwakira abasirikari 8,000. Muri kibazo rero nkaba mvuga nti
ibi bintu nta wamenya uko bimeze, ibi bintu nta wamenya uko bimeze. Ntabwo wavuga ngo kuko abenshi biragaragara ko bamaze kwemeza ko Yevgeny Prigozhin yagambaniye Uburusiya. Abenshi barafata ko ubungubu cyabaye ikibazo gikomeye hagati ya Yevgeny Prigozhin na Vladimir Putin, ariko ngewe uko mbibona nkuko nabibabwiye, Vladimir Putin ni umuntu ugoye kuba wamusesengura, ni umuntu ugoye kuba wavuga ati noneho ibyakozwe ni ibi ngibi niko bimeze. Ntago ni ikintu kigoye, nkuko mubizi ni umuntu wabaye mu butasi cyane. Rero ni umuntu ugira udushya twinshi no gutungurana bikomeye cyane, ndetse n'imibare y'igihe kirekire. Iki ngiki nkivuze kugira ngo tuganire kuri Yevgeny Prigozhin. Kubera ko Prigozhin bamujyana muri Belarus hafi ya Ukraine, ntibamujyane muri Cuba, ntibamujyane Venezuela, ntibamujyane Syria, ntibamujyane muri Afrika ahantu kure ya Ukraine. Kubera iki bamugumishije hafi y'imipaka ya Ukraine? Ni ukuvuga ngo Yevgeny Prigozhin ashobora kuba agifite indi mission, ahubwo igiye gutangira front, Wagner Group ikaba igiye gutangira front nshyashya izaturuka mu mipaka ya Belarus yataka muri Ukraine, ikintu gishobora gutungura cyane abanya Ukraine. Iki ngiki rero ngiye nkaba mbona ko gishoboka cyane, kubera ko ubungubu isi yose yamaze kwemera ko Yevgeny Prigozhin afitanye ikibazo na Putin. Isi yose irabona ko Yevgeny Prigozhin na Wagner Group nta yindi mission bashobora kugira hariya muri Ukraine. Ariko nimwibaze igihe cyari cyo cyose Yevgeny Prigozhin azahamagara abasore bakamusanga hariya bagatangiza indi front kuri Ukraine izabiturutse Belarus, ushobora gusanga Putin afite imibare ivuga ngo reka ndangize ikibazo cya Ukraine burundu giste kirangira, akareba gutangiza front muri Belarus, kohereza y'abasirikari n'ibikoresho n'ibiki byose, akabona bizaha umwanya Ukraine wo kwitegura noneho urwo rugamba narwo rukazaba urugamba rukomeye nkuko twabonye ibyabereye muri Bakhmut n'ahandi. Ibyo rero ngewe nkaba mvuga ko kuzana Wagner Group hariya hafi ya Ukraine bizatuma abasirikari bayijoninga hariya. Nkuko mubizi abasirikari b'Abarusiya basanzwe bakorera imyitozo muri Belarus. Muri Belarus hasanzwe hari ibigo by'abasirikari b'Abarusiya, bizoroha ko Wagner Group niba iri muri Belarus ishobora kubona ibikoresho byatuma ishobora gutangiza urugamba rushyashya rwaza muri Ukraine ruhereye muri Belarus, aho Ukraine yahita icanganyikirwa cyane. Rero ngewe ibyo nabyo ntago navuga ko bidashoboka, mbona ko ari ibintu bishoboka. Nk'umuntu uzi Vladimir Putin, mvuga ko ikibazo cya Yevgeny Prigozhin kuri aka kanya ntabwo twamenya uko gihagaze, ariko urebye nko ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ukareba ku mateleviziyo y'abanyaburayi, urabona ko ikibazo cya Wagner Group gisa naho cyarangiye. Ubu ngubu Ukraine idafite gutinya Wagner Group, ariko ngewe ndabibonamo ahubwo potential ya frontline nshyashya. Mu binyamakuru rero byagiye byandika muri ntuza mu Burusiya cyangwa se za Telegram, hari nkaho banditse ngo case of armed rebellion against Yevgeny Prigozhin dismissed. Iyi ni itangazo ryatangajwe na FSB, bivuga yuko ibirego yari yashyiriweho na FSB byahagaritswe. Bivuga ko agiye kujya Belarus nta kirego na kimwe avuga, na kimwe aregwa. Hakaba hari n'abakomeje kwandika ku bikoresho Wagner Group yari ifite muri frontline hariya muri Donbass, kuko niho hari ikigo cyabo. Hari nka Telegram hano itangazo rya Ministeri y'Abarusiya y'ingabo, aho bavuga ngo the Ministry of Defense announced preparation for the transfer of the heavy military equipment to Wagner PMC to the unity of the Russia Armed Forces. Bivuga ngo ibitwaro bikomeye cyangwa se ibikoresho bikomeye byagiye bihabwa Wagner Group mu gihe cyashize, mu gihe ari ku rugamba biri muri Donbass. Ubu ngubu birimo gushyikirizwa ingabo z'Uburusiya kugira ngo zikomeze zibyifashishe muri operation iri kubera mu Burusiya. Rero muri iki kibazo ngewe nkuko mbitekereza, ndatekereza ko kitararangira, ndatekereza ko dushobora kubona surprise mu gihe kidatinze. Ngewe nkuko nabibabwiye, ndatekereza ko Putin ashobora kuba ari gupanga akantu ko gusoza ikibazo cya Ukraine burundu kikarangira, Ukraine yose ayifashe, kubera ko guturuka muri Belarus ugana Kiev ni hafi yaho, kandi kubera ko ingabo za Ukraine ubu ngubu zirundiye cyane muri contre-offensive yabo iri kubera muri Zaporizhia na Kherson na Bakhmut. Ntago byoroshye ko babona izindi ngabo ziza kuri frontline yaza iturutse Belarus. Muri iki kibazo rero amahanga yakitwayemo gute nabyo turagira ngo tubirebere hamwe.
muri iki kibazo amahanga yaracecetse ubwo iki kibazo cyabaga, haba Amerika haba abayobozi bo muri NATO bose baracecetse bakomeza kubireba nk'abareba filime, ariko nabo byabacanze babuze icyo bavuga. Impamvu bacecetse ni iyihe? Ni cya kindi navugaga, ntushobora kumenya ngo uravuga iki kuko ntuzi icyo Putin ari gupanga, ntuza ko gakino kari kubaho icyo gasobanuye. Iyo game ishobora kuba wowe ibyo utangaje uhita utsindwa mu byo utangaje. Niyo mpamvu bahita babanza bagaceceka, bakanza bakareba bakavuga ati noneho Putin arimo kudukinira kahe ka game. Rero nyuma yuko birangiye Lukashenko amaze guhuza Yevgeny Prigozhin na Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin agiye muri Belarus, ibihugu byinshi byagiye bifata amajambo nkuko twabibonye. Usibye Turkiya yahise ihamagara Vladimir Putin babwira ko iri ku ruhande rwabo, n'ibihugu by'inshuti za Putin zagiye zimubwira ko zizeye ko icyo kibazo kiri burangira ari ikibazo kireba abarusiya ku giti cyabo. Abanyamerika nabo bagize icyo bavuga kuko Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yatangaje ko bigaragara ko mu gisirikare cy'Uburusiya harimo ikibazo gikomeye cyane, avuga ko nta organisation iri mu gisirikari cy'Uburusiya, ko Uburusiya burimo kugenda bucika intege, ndetse cyane anavuga cyane ku butegetsi bwa Vladimir Putin. Ibi rero nta gitangaza kirimo kuko ibi uyu mugabo Anthony Blinken yavuze nuko ni ibyifuzo by'Abanyamerika, kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo umugabo unako ngo ushonje arotarya, umushonje arotarya. Niyo mpamvu bifuza ko ubutegetsi bwa Putin bwacika intege, ariko hakaba hari n'abavuga ko mu gihe biriya bintu byabaga n'Abanyamerika ubwabo ntago bifuzaga ko haba ikintu cyo kuvuga ngo Prigozhin araje afasha ubutegetsi mu Burusiya. Mu by'ukuri Abanyamerika ntago bifuza ubutegetsi bwa Putin, ariko nta nubwo bifuza ko bwamuvaho batazi ubufashe, kubera ko tuvuge mu Burusiya habaye coup d'etat, ni ukuvuga ngo system yose ya Putin ikavaho. Ntago uzi ngo biriya bitwaro bya kirimbuzi ninde biri bugere mu maboko, ntago uzi ngo ninde ugiye gufata control y'ubushobozi bwose bw'Uburusiya. Ibyo rero bitera ubwoba Abanyaburayi, bigatera ubwoba n'Abanyamerika, kuko nubwo mu itangazamakuru banga Putin, ariko bizeye ko Putin ari umuntu uzi ubwenge, bizeye ko Putin ari umuntu ushishoza, bazi ko Putin ari umuntu ukora ibintu yabitekerejeho. Niyo mpamvu rero abenshi ntago bifuzaga intsinzi ya Prigozhin, kuko nkuko byagiye bigaragara nk'ahantu hariya za Rostov baciye mu birometero bitagera kuri 200 yaho yahabitse intwaro kirimbuzi. Rero ibingibi byateye amahanga ubwoba cyane, bitera amahanga ubwoba cyane, kubera ko nkuko nari mbivuze ubutegetsi bw'Uburusiya bufite intwaro zikomeye cyane zigomba kujya mu maboko y'abantu bifitiye ubushobozi, bafite ubushishozi, ndetse no gufata ibyemezo byatekerejweho. Ewo ni Anthony Blinken. Abafaransa ndetse n'Abongereza bose baravuga kuri icyo kintu cyuko ubutegetsi bwa Putin burimo kugenda bucumbagira muri iki gihe, cyane biturukanye n'iki kibazo cya Yevgeny Prigozhin. Ariko nkuko nari mbivuze nyine, ibyo byose ni ibyifuzo byabo. Nkuko nabibabwiye, iyi ntambara yo muri Ukraine ni intambara iri kubera cyane mu itangazamakuru. Amakuru yabaye victim muri iyi ntambara, nta gushobora gushaka amakuru ya nyayo ngo uyabone. Nk'ubu ngubu hari igitero cyabaye muri Kramatorsk, akaba ari igitero cyarashwe kuri building nini cyane yo muri Kramatorsk. Bavuga ko harimo amarestaurant n'ibiki, ariko nkuko mubibona kuri iyo foto, uwo ni umucanshuro w'Umunyamerika, bamwita Nick Duckworth from California, was spotted in the photographs near the site of the Kramatorsk missile strike. He helped in removing the ruin under which his colleagues remained together with the Ukrainian army. Yesterday, Ukraine tried with all its might to present everything as an attack on civilian. Nkuko mubyumva, na hantu harimo abamercenaires b'Abanyamerika, abamercenaires b'Abongereza. Ni ukuvuga ngo bari abantu, urabona biriya bitwaro byose baha Ukraine, hari abantu nakwita babisobanukiwe baza gufasha ingabo za Ukraine. Rero muri ahangaha barashe iyi misile, usanga kenshi ari amazu abo bantu baba bacumbitsemo. Tugarutse rero ku kibazo cya Yevgeny Prigozhin, biravugwa ko mu itangazamakuru ry'Abanyaburayi biravugwa ko
General Solvakin yaba yarafashije Prigozhin, yaba yarafashije Prigozhin gutegura ibyo yakoze, cyangwa se yaba yarazi ibyo Prigozhin arimo gukora. Nongera mbibasubiriremo, ibyo ngibyo ni ibyavuzwe, ni biri kuvugwa n'itangazamakuru ry'abanyaburayi n'abanyamerika, ndetse ubu ngubu bakaba barimo gutangaza ko Slovakia kuva yatangaza ririya jambo aho yahamagariraga Wagner Group gushyira imbunda hasi, bavuga ko yahise aburirwa irengero. Bakaba banavuga ko bishoboka ko ririya jambo yarivuze yafashwe, ubu ngubu akaba ashobora kuba afunzwe. Abenshi baravuga ko kuva icyo gihe ataragaragara, rero bikaba byemezwa ko General Slovakia ashobora kuba afunzwe azira gufasha Yevgeny Prigozhin. Nkuko bigaragara rero, Minisiteri y'Ingabo y'Abarusiya irahakana ibi bintu, ikavuga ko Slovakia ari muri misiyo ye muri Ukraine, ndetse bagatangaza ko ingabo zose n'Abarusiya bose bari hamwe inyuma ya perezida wabo Vladimirovich Putin. Rero nkuko nabibasezeranyije, ikibazo cya Yevgeny Prigozhin ntago navuga ngo tugisoreje ahangaha, ariko tugiye kuba tugicumbikiye ahangaha. Mu biganiro bikurikiraho turaza kuza tureba ko nabonye benshi bashidikanya ku mbaraga z'Uburusiya na NATO. Ese Uburusiya na NATO barwanye ninde watsinda? Ese uyu munsi Uburusiya bufite imbaraga zo guhangana na NATO? Ese agatsiko kari mu Burusiya n'Ubushinwa ni gute gateye ubwoba NATO? Bihanganye bite? Birwanye byagenda bite? Icyo nicyo kiganiro turi buze gukurikiraho kugira ngo tubone ukuntu twinjira muri iki kibazo cya Ukraine abantu bamaze gusobanukirwa, kuko nabonye harimo benshi batazi neza iyi ntambara y'amateka. Bisaba gusubira inyuma ukamenya ibyo ari byo kugira ngo umenye aho ibi bintu bituruka. Ndabashimiye cyane rero, iyi ni Waka Waka podcast. Ndabashimiye cyane nk'ibisanzwe, mukomeze muduhe comment zanyu, tuzajya tugaruka hano tuzisome. Mfite ikiganiro nzasomamo amakomenti yanyu, abatanze ibitekerezo twaganiraho, tugerageze kubikorera ubusesenguzi tubiganiraho, kuko iyi podcast ni yacu twese. Ntabwo ngewe ndi umunyamakuru, ndaza nkababwira ibintu aho nabisomye, nkababwira nuko mbibona, nuko mbitekereza, nicyo podcast bivuga. Rero bizajya biba byiza cyane namwe mugizemo uruhare, mukampa comment. Ushobora kumpa igitekerezo ukambwira uti ibintu wavuze nge mbyumva gutya na gutya na gutya, ubutaha nagaruka nanjye nkakubwira uko mbyumva, tugakomeza tukaganira. Kandi nanabibutsa ko ni karibu ku muntu wese, kandi nanabibutsa ko ni karibu ku muntu wese wifuza kujoininga Waka Waka podcast. Niba wumva ufite ibitekerezo twaganiraho, tugerageza kudukontaktinga, ni karibu cyane, uze twicare tuganire. Dukeneye abantu bafite ibitekerezo, baza tukicarana tukaganira ku buryo twigisha societe yacu, abantu bakamenya ni ibiki bijya mbere hirya no hino. Iyi ni Waka Waka podcast rero, amahoro kuri mwese, Imana ibahe imigisha.